Yes, nongeye guhereza ikaze kuri YouTube channel. Ngira ngo mu mwaka washize ubwo Perezida Paul Kagame yari kwiyamamaza bongereye imishahara y'abarimu, ariko kuri uyu mwanya bitunguranye hari abarimu benshi bagiye kugabanyirizwa imishahara. Ngira ngo ibi bintu umaze iminsi uri kubyumva, niba utaranabyumvishe, inama y'abaminisitiri yarateranye, imaze guterana inama y'abahagarariye NESA by'umwihariko iraterana, mbega n'abahagarariye uburezi mu gihugu banzura ko hari abarimu bamwe na bamwe bagiye kugabanyirizwa imishahara bitewe n'uko ngo mu bizami bakoze bajya kwinjira mu kazi hari amasomo amwe n'amwe y'ibanze bagombaga kuba batsinze batatsinze. Ibi ngibi bikaba bigiye gutuma bagiye kubashyiraho imishahara fatizo izajya ihembwa abo barimu bose batabashije kuba batsinda ayo masomo nk'uko byari bikwiye. Wakibaza ngo ayo masomo ni ayahe? Abarimu bagiye kugabanyirizwa imishahara batatsinze ayo masomo, mbega bari mu kihe cyiciro? Ibi byose tugiye kubirebera hamwe, turebe ayo masomo abo barimu batatsinze bigiye kubagira ingaruka zo kuba bagabanyirizwa imishahara. Nkubwira ngo niba ufite n'umwana wiga ubwarimu cyangwa se wiga muri kaminuza uteganya ko ashobora kuzaba umwarimu, umubwire ngo muri aya masomo ashyiremo imbaraga kuko bidatinze noneho ahubwo utazajya itsinda rino somo ashobora kutazajya noneho yinjira no mu kazi k'ubwarimu. Ni nyuma y'uko bamaze kwanzura ko abatsinzwe aya masomo by'umwihariko bagiye kuzajya bigisha nabo bari kwiga. Ikindi kandi nibimara no kugenda gutyo kwiga kwabo bazasubira kwiga kaminuza bige ayo masomo kugira ngo bazinjire bazakomeze umwuga w'ubwarimu. Ayo masomo baramaze kuyatsinda kandi bagaragaza ko n'ibizami byabo babisubiyemo bakabitsinda. Ngo haye ikaze kuri Rwanda Room TV, ngo usaba ukanda subscribe kugira tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Tubana ndi Isaac kubwira ngo ninjye ubagezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. By'umwihariko inama y'abaminisitiri yabaye, by'umwihariko yarangira kuba hakaba n'inama y'abashinzwe NESA yanzuye ko umwarimu wese watsinzwe isomo ry'icyongereza ubwo mbega nyine urumva ushobora kujya gukora nk'ikizamini. Dufata urugero, wagiye gukora ikizamini ugakora ikizamini cy'imibare, ugakora n'icyongereza, wenda tubare ugakora n'ikizami cya shimi, ugasanga watsinze shimi nko ku manota 80, imibare wayitsindiye kuri 90, ariko icyongereza ugasanga cyagukubise hasi, ufite nk'amanota 60 kandi bari bafatiye ku manota 70. Ibi ngibi rero bigiye kuzajya bituma utarabonye ayo manota 70 mu cyongereza bashakaga bagiye gushyiraho imishahara bazajya bahembwa fatizo k'umwarimu ufite utujuje ibyangombwa mbega mu kazi, kandi bakazahita banahatirizwa kuba basubira kwiga icyongereza byihuse vuba na bwangu muri kaminuza. Mbega abarimu batatsinze icyongereza bazajya bigisha nabo bari kwiga ururimi rw'icyongereza. Ibi ngibi rero bikaba byatumye abarimu benshi batatsinze icyongereza neza ubwo bakoraga ikizami bibatera kuba bagira ikibazo ko amafaranga bahembwaga agiye kuba yagabanuka, kandi bikaba byanabashyira muri risike z'uko nibamara kwiga iyo kaminuza bazongera bagakora ikizami, noneho wazajya utsindwa isomo ry'icyongereza wahera no kongera kubona akazi ukagakurwamo, hagashyirwamo umwarimu wagaragaje ko isomo ry'icyongereza rwose aryumva, ibyo agiye kuzajya yigisha abarimu abasha kuba yakiyaminiya cyangwa se abifitemo experience, aho kugira ngo barekeremo umwarimu ushobora kuba utsinda imibare gusa cyangwa se yigisha imibare neza ariko ngo ururimi rw'icyongereza wapi rwose ari ibintu atumva neza. Ibi ngibi rero byagomeje by'umwihariko guhangayikisha benshi. Ntabwo byahise bitangira, ariko mu kwezi kwa 9 abanyeshuri bagiye gusubira ku mashuri. Ibi ngibi niho bizahita yuko bitangira, abarimu nyine batatsinze icyongereza nk'uko bisaba bakaba bagiye kugabanyirizwa imishahara. Ni nyuma y'uko perezida ubwo yiyamamazaga bari bongereye imishahara y'abarimu. Abarimu baravuga ngo ni ibintu byiza, kandi koko byari ni ibintu byiza pe, kuko abarimu nibo bantu bigisha buri umwe wese, na perezida baranyuze imbere y'umwarimu, umuganga yigishwa n'umwarimu, inde nande bose bigishwa n'abarimu. Mbega rero igihugu cy'u Rwanda cyari cyabitekerejeho gisanga imishahara y'abarimu kigomba kwikuba kabiri. Niba uri muri segonderi ukazajya gutangira wigisha segonderi uhembwa amafaranga agera ku 270, naho muri pirimeri ho ugatangira ku bihumbi hafi 100 na bitandatu. Ariko iki ngiki cyaje kuba ikibazo nyuma y'uko abarimu nyine batatsinze icyongereza
bumvishe inkuru bivuga ko bagiye kuba basubizwa ku mashuri nabo bakajya bigisha bari kwiga kaminuza. Imishahara yabo rero ntabwo baratangaza amafaranga bazajya babahemba, ariko byamaze kwafishwa cyangwa se byamaze gusobanuka yuko abarimu bagiye kuzajya nyine bagabanyirizwa imishahara. Ibi ngibi rero bikaba ari bimwe mu bintu biri gutuma benshi bakeka ko n'akazi kabo bashobora kuba bagiye kukabura, kubera ko nyine niba leta yamaze gushyiraho iryo tegeko, byanze bikunze uhatirijwe, wowe wigisha gutaratsinze icyongereza uhatirijwe kujya kwiga icyongereza muri kaminuza. Ikindi kandi no gusohokayo ukazakoreshwa ikizami kugira ngo barebe neza koko icyo cyongereza wize niba waragifashe cyangwa se niba hari metirize wagizemo irenga kuyo wari ufite. Reka ngushimire ko muri kino kiganiro, ubwire ngo ndi Isaac cyangwa se unyite Isa, uri kuri Rwanda Room TV. Gusa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.